nimba ikintu cibwe ku ikubitiro hakaboneka bemera kwishyura ubwishyu bw'icyo kintu cyibwe cyangwa se bw'ibyo bintu byibwe, haba harimo kwemera icyo cyaha mbere, kuko ibyo uba wemeye ko wabikoze. Ariko ntibivuze ko nimba wemeye na mugenzi wawe ugomba kumwemeza. Kwizera ari nawe wari ushinzwe sitoke, nawe bamusaba gutanga 30%, ariko tubibutse ko iyi kesi tukiyitangira mu bucukumbuzi bwayo bwa mbere nta hantu Kwizera yigeze yemera ko yagize uruhare. ntaho n'abandi nabo ntabwo bayemeraga, ariko uko bwagendaga bucya niko twagendaga tubona supporting document, abatangabuhamya batandukanye batwereka kimwe ku kindi. Natwe rero turavuga ati reka tubive umuzi. Itangazamakuru icyo dushinzwe cyangwa se inshingano zacu ni ukugaragaza iby'abaturage batishimira, cyangwa se n'ibyo bishimira nabyo turabigaragaza. Ntabwo tugaragaza ibyo batishimira gusa hanyuma inzego bireba zikagira icyo zibikoraho. Twe turi hagati, nta hantu rero na hamwe tubogamira. Muri iyi kese nk'umuntu wayitangiye ngira ngo ni n'umwaka washize, tujya inama cyangwa se abantu muri komite muze no kuduha inyunganizi, igitekerezo cyangwa se ikindi wavuga kuri iki kiganiro. Ubundi nimba ikintu cibwe ku ikubitiro hakaboneka bemera kwishyura ubwishyu bw'icyo kintu cyibwe cyangwa se bw'ibyo bintu byibwe, haba harimo kwemera icyo cyaha mbere, kuko ibyo uba wemeye ko wabikoze, ko ari igihombo mu mushinga wa Rwamagana 622 zagombaga kwishyurwa. Nabwo ubwo zagiye zigabanuka, zavuye kuri 22,100, amaudit agenda agabagabanyamo duke, ubwo sinzi uko biba byagiye bigenda. Aba yishyuye bisa naho ari ikintu cyakozwe nk'umupango ntazi, ariko nkiri muri investigative yawo. Uwo ariko ntabure nawe aya mafaranga 10% arayitanga, hanyuma n'abacidikoni, kuko n'iki cyemezo cya Kwizera kijya gufatwa, babiri muri bo barahejwe, batemeraga ko uyu mwana w'umuhungu yafungwa kubera ko babonaga ko nta ruhare yabigizemo. Tubahe ikaze mu kiganiro u Rwanda twifuza, ikiganiro kibanda ku nkingi enye za guverinoma, imibereho myiza, ubukungu ndetse n'ubutabera. Ni ikiganiro rero gikora mu bice bitandukanye by'ubuzima, ubwo murumva ko dushingira kuri izo nkingi enye, tugenda dukora kuri imwe. Uyu munsi rero tugiye kujya mu gice twahariye cy'ubutabera no kugaragaza ibitagenda kugira ngo inzego bireba nazo zigira uruhare mu gukemura aho twagaragaje ko
harimo ibibazo cyangwa se hari ibitagenda, twe turagaragaza, hanyuma inzego n'imiryango itari iya leta nayo ikaba yakora ubuvugizi kugira ngo icyo kibazo kivugwa tuba twagaragaje kibe cyakemurwa mu maguru mashya. Hanyuma rero kuri uyu munsi ntabwo dutinda, turaza kuganira ku kibazo n'ubundi kijyanye n'ubutabera nk'uko twari tumaze kubibabwira. Turaza kwerekeza muri EAR Diyoseze ya Kibungo. Nk'uko rero twagiye tubagaragariza inkuru zacu zicukumbuye mu bihe byagiye bitambuka, zirimo ibibazo byagiye bivugwa muri EAR Diyoseze ya Kibungo, by'umwihariko mu mushinga Rwamagana 622 uterwa inkunga na Compassion muri paruwasi ya Rwamagana. Muri iki kiganiro turagaruka tubagezaho aho iki kibazo kigeze. Twibukiranye ko abo twatangiranye iki kibazo barakizi neza cyane. Twagiye tugaragaza akantu ku kandi, tuganira n'abaturage ingaruka bagezweho n'ifungwa ry'uyu mushinga, tuganira n'ubuyobozi bwa Compassion nabwo icyo bwavuze mwaracyumvise abo twatangiranye. Hanyuma rero kugeza ubu abagize uruhare mu kunyereza amafaranga muri uyu mushinga barimo uwari Diregiteri Nkuranga Aloyizi, bivuga ko ari umuvandimwe wa Musenyeri w'iyi Diyoseze. Twabivuzeho byo ntabwo tubigarukaho cyane, ariko abo twatangira nabyo barabizi. Hakaza uwari Kontabure, bivugwa ko ari mubyara wa Nkuranga. Hakaza Kwizera ndetse na Matayo wari PCD. Hanyuma iyi nkuru yacu rero nyabona mugomba kuba hafi mugakurikirana akantu ku kandi, ku buryo muza gusobanukirwa neza iby'uyu mushinga, hanyuma mugasobanukirwa ibya audit yagiye akorwa n'icyo yagiye atanga, hanyuma tukaza kubabwira kugeza amagingo aya ikigezweho. Hanyuma rero Nkuranga audit yakozwe, imaze gukorwa, Compassion numva yabategetse kwishyura ayo mafaranga hafi miliyoni ngira ngo 23. Nkuranga nawe ategekwa kwishyura 60%. Kontabure nk'umuntu wari wamaze igihe gito ategekwa kwishyura 10%. Hanyuma Kwizera, uyu Kwizera turaza kumuvugaho birambuye, ategekwa kwishyura 30% by'ayo mafaranga. Ariko audit mbere byagaragara ko ari igihombo cya miliyoni 22 zijya gufata 23. Iyi yaje yakozwe ejo bundi igaragaza miliyoni ngira ngo 10 na zingahe. Izo miliyoni rero ngo zigomba kugabanywa n'aba bantu batatu, ariko ukuyemo abantu babiri, aha havamo PCD ari uwo Matayo, hakavamo na Pasiteri. Ariko ku rundi ruhande abakurikiranira hafi iby'iki kibazo bakakuvuga ko Pasiteri wayoboraga iyi paruwase mu gihe cy'uyu mushinga Nkuranga na Kontabure ari bo bakakwiye kuba bishyura aya mafaranga. Hano dufite inyandiko turi bugende twifashisha kugira ngo ibintu bisobanuke neza. Hanyuma urumva ko Kwizera agomba kwishyura 30%. Hanyuma ibi byabaye nyuma y'uko Kwizera na Matayo batemeraga uruhare bagize. Ubwo Kwizera, Matayo hamaze kuba icyo gikorwa, urumva habaye igikorwa barabatumiza bose ku ikubitiro. Nkuranga aba yishyuye iyo 60% na Kontabure. Ibintu byanatunguranye, ati
byasaga naho bari baje biteguye ikigomba gukorwa, bari bazi ikigomba gukorwa kuko bahise bishyura ayo mafaranga, bayishyura kuri konte. Hanyuma uyu Kwizera nk'umuntu wumvaga atishinja icyaha, ahita agana urwego rw'umurimo mu karere ka Ngoma. Hanyuma bivugwa ko musenyeri w'iyi diyoseze Ntazindanga akimara kumenya ko aba bagabo bagiye gutanga ikirego ku mukozi ushinzwe umurimo mu karere, ngo yabatumijeho bagirana inama na komite nyobozi ya diyoseze, ariko bibi by'ubusa Kwizera na Matayo banga kwemera uruhare bagize, banga kwemera uruhare bashinjwa muri aya mafaranga yagaragajwe ko ari igihombo cyo mu mushinga. Hanyuma rero ubwo byarangiye, ahubwo ibivugwa twahamagawe n'abatangabuhamya muri ino diyoseze batubwira ko uyu PCD Matayo we nk'umukozi wariyo akurikirana n'iby'umushinga, bamuhaye amafaranga 3.5 miliyoni. Izi 3.5 miliyoni rero bamuhaye, bamwe bakavuga bati ni ukugira ngo adakomeza kujya mu mategeko kurega diyoseze ko hari iby'imigomba nk'umukozi wayo, mu gihe umushinga wahagaze kandi akaba yayigeza kure. Ngira ngo twagerageje kumuvugisha kuri ayo makuru, we nawe ubwe avuga ko ibyo yasabaga byari biri mu burenganzira bwe kandi yabihawe, kandi ikindi atubwira ko nta audite n'imwe yigeze igaragaza ko hari ahantu yagize uruhare mu kunyereza ayo mafaranga. Ayo mafaranga rero tuvuga yanyerejwe, nubwo nta ruhare rugaragara rwo kuvuga ngo bateruye amafaranga barayajyana, ariko yagiye mu bikoresho. Ugasanga nimba ibiryo by'inkoko byagurwaga rimwe mu kwezi ari ibiro 500, bakabigura inshuro 2 ari ibiro 1000, ubwo kandi basinyiwe na kompasiyo ko ibyo bintu bigomba kugurwa. Ikibazo gikomeye ari nahangaha Kwizera avuga ati jewe nk'umuntu wari ushinzwe stoke, twaravuganye mbere yuko byamubayeho bimubaho. Ubu tuvugana rero magingo aya, urwego rw'ubugenzacyaha mu karere ka Rwamagana rwataye muri yombi Kwizera ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2025. Babanje kumwohereza convocation, turabimenya. Iyo convocation ngo iranayo bijya mu kandi kagari uyu Kwizera datuyemo. Ku itariki 13 rero nibwo yagiye kwitaba, baramafunga. Ariko unakurikiye dosiye akantu ko kandi, ngira ngo aha niho ubushinjacyaha, aha niho ubugenzacyaha bugomba gukorera iperereza mu buryo bwimbitse kuri ikintu cyageze mu bugenzacyaha. Biba biri no kugenda binakemuka, hakarebwa izo fagitire. Ziranahari mu biganiro twakoze mbere.
mu biganiro twakoze imbere hari ahantu twagiye tugaragaza uyu wari diregiteri w'umushinga yagiye atanga ayo masoko ku giti cye akandikwa, ntibigere mu kigo cyangwa se ntibigere mu mushinga, ari byo uyu nguyu Kwizera ashobora kuba ari kubazwa uruhare rwe, kuko uruhare nimba ibyo abazwa ku ruhande rumwe iyo usesenguye wakumva ari byo, kuko ni ubwo bugenzuzi bwakozwe, izo audite zakozwe zigaragaza ko ibyo bintu byaguzwe, nibyo koko byaraguzwe, ariko byaguzwe mu buhe buryo? Habagaho ko uwo Kwizera yakira ibyaguzwe mu buryo bwa nyabwo, mu buryo bwemewe, ibindi byakorerwaga fagitire bivugwa ko byaguzwe ntabwo byageraga muri uwo mushinga. Niho hari ikibazo. Fagitire zarakorwaga, ari naho hagomba gukorerwa ubucukumbuzi. Izo fagitire zivugwa naho hantu tuzahababwira, kuko hari ahantu nk'hatatu Kwizera bataramafunga yatubwiye hari kampani yajyaga igirana amasezerano na diregiteri w'uyu mushinga. Izo fagitire nimba zihari, Kwizera akaba azizi, aho yakurikiranwa. Abaye atazizi, zizwi n'umuntu umwe, aho hakurikiranwa diregiteri, hagakurikiranwa umugabo witwa Pasiteri Kontabure we, nubwo ari mu kintu cy'ikene wabo somehow yari ahamaze igihe gito, ntazi uko izo kata zakorwaga. Itabwa muri yombi rya Kwizera ntirivugwaho rumwe, kuko bivugwa ko Kwizera yafashwe mu buryo bw'akarengane, kuko ntaho mu nshingano ze yahuriraga n'amafaranga, nk'uko kandi mwagiye mubyumva mu biganiro byacu twagiranye byatambutse. Kwizera yumvikanaga ko avuga ko ibyakozwe byose ari ukumuhimbira, cyane ko ari aho yagiye agaragaza ko ibyo yakoraga byose yasinyirwaga na Nkuranga, ndetse na fagitire mpimbano akazigaragaza mu biganiro twagiranye no mu bucukumbuzi twagiye dukora butandukanye. Ikindi ni uko mu nama bagiranye na komite nyobozi ya diyoseze hari abakidikoni bagiye bagaragaza ko Kwizera arengana, birangira babiri muri bo bahejwe muri iki kibazo igihe hafatwaga uyu mwanzuro wo gufunga cyangwa se wo kujyana ikirego muri rebo. Kwizera bikarangira bamufunze. Hari andi makuru avuga ko papa wa Kwizera nk'umupasitoro nawe yatumijweho muri uko gufata umwanzuro, bafatiraga umuhungu we, ariko iki cyemezo ngira ngo yasohotse mu nama, ngira ngo batakivuzeho, ahubwo ngo byamutunguye kumva ari we uri gukurikiranwa. Rero hari urujijo. Ubundi tujya inama cyangwa se abantu muri komite muze no kuduha inyunganizi, igitekerezo cyangwa se ikindi wavuga kuri iki kiganiro. Ubundi nimba ikintu cibwe ku ikubitiro hakaboneka bemera kwishyura ubwishyu bw'icyo kintu cyibwe cyangwa se bw'ibyo bintu byibwe, haba harimo kwemera icyo cyaha mbere,
kuko ibyo uba wemeye ko wabikoze, ariko ntibivuze ko nimba wemeye na mugenzi wawe ugomba kumwemeza. Wemeye ko wakoze icyaha, biragaragarira buri muntu uwo ari we wese wabishaka kubimenya, ariko se utacyemera kuki ushaka kukimwemeza ku ngufu? Aho hantu mumfashe. Ku ikubitiro nababwiye ko Diregiteri Nkuranga 60% ye muri izo miliyoni 10 na zingahe zabonetse ko ari igihombo mu mushinga wa Rwamagana 622 zagombaga kwishyurwa. Nabwo ubwo zagiye zigabanuka, zavuye kuri 22 na magana, amaudita agenda agabagabanyamo duke bwo sinzi uko biba byagiye bigenda. Aba yishyuye bisa naho ari ikintu cyakozwe nk'umupango ntazi, ariko nkiri muri investigative yawo. Uwo ariko ntabure nawe aya mafaranga 10 rye ku ijana arayitanga, hanyuma uwari Kwizera ari nawe wari ushinzwe stock, nawe bamusaba gutanga 30%. Ariko tubibutse ko iyi kesi tukitangira mu bucukumbuzi bwayo bwa mbere nta hantu Kwizera yigeze yemera ko yagize uruhare. Ntaho n'abandi nabo ntabwo bayemeraga, ariko uko bwagendaga bucya niko twagendaga tubona supporting document, abatangabuhamya batandukanye batwereka kimwe ku kindi. Natwe rero turavuga ati reka tubive umuzi. Itangazamakuru icyo dushinzwe cyangwa se inshingano zacu ni ukugaragaza iby'abaturage batishimira, cyangwa se n'ibyo bishimira nabyo turabigaragaza. Ntabwo tugaragaza ibyo batishimira gusa, hanyuma inzego bireba zikagira icyo zibikoraho. Twe turi hagati, nta hantu rero na hamwe tubogamira. Muri iyi kese nk'umuntu wayitangiye ngira ngo ni n'umwaka washize bikiri itaranafungwa, umushinga utarafungwa, hataratangira n'ayo maudite, twahereye ku mushinga w'i Rwamagana murabyibuka. Rero abantu batandukanye bari kugenda bibaza impamvu Musenyeri Ntazinda yamufungishije uyu Kwizera, bakavuga ko aya makosa y'uyu mushinga yakabaye abazwa nde? Yakabaye abazwa umugabo bita Aloys Nkuranga wari diregiteri w'uyu mushinga. Twagiye tubabwira mu biganiro byacu bitandukanye uburyo mu gihe kitarenze amezi angahe yari amaze kugura ibisambu bitandukanye, amaze kugura inka, buri kwezi ngo yaguraga ibintu byinshi. Wabara saleri ye, ari ikiganiro ngira ngo twabikozemo, nibuka umutwe wacyo, ariko kiri kuri ino channel U Rwanda Twifuza. Murashobora no kunkurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye, biba biriho, ari Twitter, ubu ni X, nitwa Inkotanyi cyane, kuri Instagram naho nuko.
TikTok naho ni uko nitwa Inkotanyi cyane, aho hantu hose biba biriho ushobora kubibona. Ariko muri bwa bucukumbuzi bwacu nk'uko nagiye mbibabwira, abantu bari kwibaza bati ko Musenyeri Ntazinda niwe bavuga kuko niwe muvugizi wa diyoseze, sibyo? Kuko diyoseze ifite ubuzima gatozi, niwe ugomba kuyivugira. Hari ikiganiro twagiranye tumusanze kuri diyoseze, ngira ngo ni mu kwezi kwa mbere. We ubwe yatubwiye ko muri dokima twari turi kureba, atwereka audit yakozwe, twagiye nk'uyu munsi aba basore uko nako ni abagabo, ntabwo ari abasore, uko ari 4, harimo na pasiteri yari yabatumijeho, bose bemera igihombo ko cyabayeho. Ariko ku buke bwaho nabwo tubajije buri umwe bati ntabyo twemeye, ntabyo twemeye, nta nubwo twemeye igihombo. Bose igihombo bagishinja uyu mugabo, yabona uyu mugabo Nkuranga niwe bagishinja. Nk'umunyamakuru rero, ukora inkuru zicukumbuye, nanjye nagiye gahoro mbigendamo gahoro muri bwa bucukumbuzi. Ariko tunabibutsa ko uyu Directeur Nkuranga mbabwira niwe wahombeje umushinga wa Kayonza miliyoni zirenga 20. Hanyuma ahangaha rero tuganira n'abo batangabuhamya, batubwiye ati twatangajwe nuko bamuhembye kumujyana Nyagatovu. Urumva ngo induru zitangira kuvuga, induru zaravuze kubera ko bari bamujyanye iyo Nyagatovu. Naho ntiyahatinda bahita bamujyana i Rwamagana. Aha rero Rwamagana niho yageze, naho nka Directeur buriya ibintu iyo bibaye byakabaye bibazwa zitukwamo nkuru Directeur nawe agakurikiranwa. Ibintu biri very simple, kubyumva ni kimwe no gukora ubucukumbuzi ni kimwe. Aha turi gukora ku nkuru zijyanye ni Kayonza, mu bibazo twabazaga Musenyeri, we ubwe yatwibwiriye ko umushinga wa Kayonza utahombye, ahubwo byari muri gahunda yo gucutsa imishinga. Ariko nyuma natwe ntabwo turyama mu bucukumbuzi. Burya iyo umuntu akubwiye kimwe ntabwo wemera ibyo akubwiye, kuko ntabwo biba byemeza ko ari ukuri, cyangwa se ntabwo biba byemeza ko inkuru yuzuye. Mu bigize inkuru ugomba kuvugisha impande zose. Ubwo nibwo twavugishije Nkubana John, umuyobozi wa Compassion ishami ry'u Rwanda. Nk'uko mwabyumvise, yatubwiye ko umushinga koko wahombye, ndetse bagategeka diyoseze kwishyura. Anatubwira ko amafaranga yamaze kwishyurwa. Aho rero twese tuhageramo urujijo, hahise hazamo urujijo, kuko Musenyeri wa diyoseze yaratubwiye ko umushinga utahombye, ahubwo icyabayeho bawucukije. Ubwo icyo ni kimwe. Aya mafaranga nabwo ntabwo tuzi ngo ayo mafaranga yavuye he. Nyuma nibwo twumvise ko
hari amafaranga yari ari kuri konti ngo buroke ariyo yagiye kwishyura icyo gihombo, nabwo bitavugwagaho rumwe na diyoseze n'abacidikoni kuko n'iki cyemezo cya kwizera kijya gufatwa, babiri muri bo barahejwe, batemeraga ko uyu mwana w'umuhungu yafungwa kubera ko babonaga ko nta ruhare yabigizemo. Batahubwo ntihagaragazwa izo fagitire, nimba ari impimbano habeho icyaha cy'inyandiko mpimbano. Ntabwo ibyaha by'inyandiko mpimbano byaza no mu madini ngo bibe, sinzi uko biba byabaye, sinzi niba byaba bikiri idini, niba byaba bikiri iki, ntabwo mbizi. Iby'inzego bireba nibwo zigomba kubicukumbura, ariko ikijyanye na doctrine ko harimo inyandiko mpimbano kiba cyabaye ikindi kintu gikomeye cyane mu madini n'amatorero, kumva ko ari mwe musigaye mugira inyandiko mpimbano kandi abaza kwicuza imbere yanyu ari byo mubabuza, mubigisha kureka. Inyandiko mpimbano zijyana n'ubujura, kuko ugiye kwiha ibyo utakagombye kuba uhabwa bitewe n'icyasha, ubusembwa, cyangwa se bitewe n'uko utagifitiye uburenganzira. Nk'ubwo nimba koko izo nyandiko zo kugura ibyo biryo by'amatungo zarakorwaga no diregiteri, ahubwo reka dufatanye kureba uwo muntu wazanaga ibyo biryo by'amatungo, nubwo we yahawe isoko, izo nyandiko yazandikaga mu buhe buryo, nk'uwatsindiye isoko. Dufatanye turebe. Hari abandi bamama babiri n'ibintu birebire bajyaga bakoreshwa aho ngaho bikayonza, bagakoreshwa mu buryo, ariko nabo ngira ngo babahagamo dukeya, ngo akaza akapiganwa n'abandi akagaragaza ko ariwe watsinze isoko, ariko mu by'ukuri rya soko bigaragara ko yatsinze, bakazasa nk'abanyuza amafaranga kuri konte ye bya nyirarureshwa, amafaranga akongera akagaruka ku wapanze uwo mupango. Amakontakite yabo turayafite. Ibi byabaye mu mushinga w'Ikayonza ni Rwamagana. Rero turaje tubashakire aho hantu ibyo bintu byakozwe, hanyuma nka RIB, Rwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha, mara abafatanyabikorwa beza n'itangazamakuru rwose turabakunda. Natwe nk'itangazamakuru, natwe turemvestigatinga inkuru zacu, ariko icyo dutandukaniyeho na RIB, twe ntabwo dufunga, twe turatangaza. Turumva ko turi abavandimwe mu bindi bijyanye no kwemvestigatinga. Hanyuma rero abaturage bo muri iyo diyoseze ya Kibungo, Burasirazuba bw'igihugu, barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri iyi kesi, hakabazwa buri umwe, ukuri kukajya ahagaragara, ku buryo urengana ahabwa ubutabera, ariko na nyir'amakosa agahanwa, bikabera abandi urugero, kugira ngo hato ejo n'ejo bundi atazongera, cyangwa se kugira ngo n'abatekerezaga gukora ibyo bintu bitwaje cya cyene wabo twavugaga barekeraho. Ntabwo erega tujye dushyira mu kuri, natwe turi abantu b'abagabo, turi abantu bafite imitekerereze ihambaye, turi abantu baba bahagarariye abaturage, turi abantu baba bahagarariye ayo mafaranga aje gufasha abatishoboye.
nimba ayo mafaranga aje gufasha abatishoboye, wowe ukaba waragize imana yo kuza kuyahagararira, ukabona ugahembwa ukanayahembwamo, kuki ushaka no kurya utwa wa muturage udafite epfo na ruguru, uri mu cyiciro cya mbere? Umufatanyabikorwa yabonye akavuga ati uyu nguyu turamufasha, tumufashirize umwana ni u Rwanda rw'ejo, umwana niwe uzaba ari muri uwo mwanya urimo, igihe yahawe uburere bwiza, igihe yahawe ibisabwa byose mu gihe cy'imikurire ye. None mu gihe cy'imikurire ye barusahurira mu nduru, barasahura biyubakira amazu, barasahura bigwizaho iyo mitungo, nyamara bitwikiriye wa mwambaro w'ivugabutumwa, wa mwambaro wo kwigisha ijambo ry'Imana. Ese uwo muntu wigisha wamaze kukuvumbura akubona ate? Tujye inama, ubwo akubona ate? Ikintu kirimo tugomba kugenderamo twese, ubeho mu burenganzira bwawe bushoboka, umenye ko na mugenzi wawe afite ubwe bushoboka, aho ubwawe burangirira ariho ubwe butangirira. Turamutse dushoboye ibyo bintu, rega banza amahoro yasagamba. Ariko sinzi ko, gusa kwiga ni uguhozaho, kandi igihe kiracyanahari, buri wese ahora yiga. Simbona rero cyatuma tunanirwa kwiga, tukiga kubana neza n'abantu, tukiga kurya ibitugenewe, tukirinda kurya ibitatugenewe, tukumva ko isi ari gatebe gatoki, tukirinda kuba abahemu. Rero icyo kintu si cyo, icyo kintu ni cyo. Hanyuma rero kugeza ubu muri paruwasi ya Rwamagana biravugwa ko harimo amakimbirane y'abapasiteri babiri biturutse kuri uwo mushinga. Ati amakimbirane ateye ati: uwari umuyobozi ubwirinyirizwa ryabaga Compassion yasabye ko Musenyeri Ntazinda yamuvanaho, ariko ntiyabikora, ahubwo afata undi mupasitoro uturuka mu yindi paruwase amugira umusinyateri. Ubwo urumva n'abapasiteri babiri, wa wundi arayobora ariko nta burenganzira afite bwo gukora ku ifaranga. Noneho rero ikintu kiriho, iyo uyu mupasiteri uriho umeze nk'agakingirizo cyangwa se nka nyirarureshwa uriho n'iya mafaranga, uyu nguyu ntamusinyire, urumva ntamusinyira kuko hari utuntu tw'udupeti kashi paruwasi bikeneye. Agasaba gusinyisha kuri uyu mupasiteri bashinze ngo arayimwima. Ayimwima, ubwo ni ukuvuga ngo nawe aya makimbirane nayo urumva ko azatutumbamo ikindi kintu tuzagarukaho mu nkuru zacu zikurikira. Mu nkuru zacu zikurikirana hari abantu bagiye batubwira ko tumaze igihe tutagira icyo tuvuga, ariko twaje kandi ngira ngo icyo mwe musabwa ni ukuduha amakuru kuri izo nimero zacu, hanyuma natwe tukabigaragaza. Nizo nshingano z'itangazamakuru, inzego nazo bireba zikagira icyo zikora. Ni ibibazo rero bikomeye cyane, ni ibibazo abaturage bagiye batugaragariza. Mbibutsa nubwo mba ntakinnye amajwi
y'ibyo mvuga, ariko mba navuganye na bamwe mu bayobozi ba diyoseze, mba navuganye n'abapasitoro batandukanye, n'abakidikoni batandukanye. Ibyo byose mbimenya ku ikubitiro. Hanyuma rero reka mbakumbuze ikiganiro cyanjye gikurikira cyanyu, mugiramo uruhare, muduhame ibitekerezo, aho tugiye gufatanyiriza hamwe kureba ayo mafagitire mpimbano. Audit yarakozwe, nyine yarakozwe n'ababyemerewe, turanayemera nta kibazo, ariko nk'itangazamakuru natwe hari ibyo tugomba kugaragaza. Igihe ikirego cyagejejwe mu bushinjacyaha, igihe ikirego cyagejejwe mu bugenzacyaha, bashobora no kubigenderaho. Kandi hari n'igihe ushobora kuba umutangabuhamya ukazubwira ati genda tanga ubuhamya. Bwa buhamya wemeye kutanga, tukabanza tukavugana n'urwego rw'ubugenzacyaha, tukababwira ko uyu mutangabuhamya agombwa guhabwa irindi zina, agatanga amakuru ariko ntamenyekane mu rwego rwo kubungabunga umutekano we. Ibyo birahari, biranemewe, itegeko rirabyemera. Wowe ufite amakuru rero, wowe ufite icyo watumarira mu kiganiro cyacu gikurikira, nimero nizo, umpamagare dufatanye kubaka u Rwanda twifuza ruzira akarengane, ruzira kumva ko nimba ufite ubushobozi runaka ugomba kurenganya mugenzi wawe. Ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibintu byiza. Tugomba kubyirinda. Hanyuma rero mugire ibihe byiza. Njye nitwa Nkundiye Eric Bertrand. Ubwo isango ni mu kiganiro cyacu gitaha. Kugira ngo rero utazacikwa, urasabwa gukanda like, share ndetse na subscribe, cyangwa wikandire subscribe gusa kugira ngo ujye ubona notification ku kiganiro kigiyeho, kugira ngo tugendane gake kuri iyi kese, rimwe kuri rimwe, kabiri kuri kabiri, ingingo ku yindi n'abatangabuhamya. Ariko turacyashaka kureba ko hari abatangabuhamya bazemera ko dukoresha amashusho yabo. Turacyabiganiraho kugira ngo ubutabera butangwe. Mwakoze, mugire ibihe byiza.